umva ye Mm. yanyujijemo rero Mm. asanga nyine ku umwe iyo umuntu amaze kubyara ngo hari imyanda isigara mu nda, ibyo ngibyo nta byari birimo, ni amahoro, ahubwo Mm. ikibazo gihari kandi gikomeye ni uko Gikomeye. yego ni uko yasanze Ikihe? harimo inda. Ahe. Gute se? Wakaye Mm. inda gutwita apana inda isanzwe. Muraho neza, mumeze mute, mwabyutse neza, mwiriwe, ikindi ni mwaramutse mwiriwe, byose bitewe n'aho umuntu aherereye. Hari n'umuntu uba ubyutse aya masaha kandi nawe ari mu Rwanda, aya masaha uboneye ikiganiro akaba ari mwaramutse cyangwa mwiriwe. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabifuriza ibyiza biva kuri Nyagasani nk'uko namwe mubinyifuriza muri komenti ndabibona, n'uburyo mureba ibikorwa byanjye ni ukuri ndabashimira. Ikindi kintu mana yanjye nshimira Imana, nshimira n'abantu mwese muri aha ngaha, maze kuhabona umuryango mugari jihadi mu buzima, ni ukuri kw'Imana ndashimira abantu mwese muri hano, munyitaho, murankunda ndabibona. Mbega muri mwe maze kubonamo ababyeyi. Hano mfite papa wanjye mushyashya nahakuye, papa wanjye umbyara mu maraso arahari, ariko mfite n'undi mupapa, mfite n'abandi bamama n'abakuru banjye bose. Rero hari akantu gashyashya nifuza ko kazajya gaca hano, ni game. Mbere na mbere naragera muri ibyo ndabasaba imbabazi. Ikiganiro cy'amavuta ngo ntago cyagaragaraga neza, ntago amavuta mwayabonye neza ngo mubashe kumenya amazina, ariko abantu banyandikiye nabasezeranyije yuko ngomba kubikora kuri WhatsApp. Ndaza kubikora, hari nubwo nzafata ifoto yayo yose muri rusange nkayabereka noneho agaragara neza, ntago bizasubira, mutubabarire. Hari akantu rero nifuje ko twaganiraho. Mu by'ukuri reka mbabwire, gute umuntu yifata yicaye ahantu nko muri salo, hari nk'abandi bantu, ni nk'abantu babiri, urugero mwicaye nk'ahantu muri salo, urahindukiye urebye mugenzi wawe ngo umva ngo uzi ngo ka kantu ngo wa muntu ngo narakamuhaye ngo bigenda gutya ngo nako ngo ndaza kuza kukubwira. Ase nk'iyo nkuru ubu yizanye ubizi neza n'ubundi ko ahantu rutari buhavugire, kubera iki koko? Si wagakwiye kuba uyihorera? Njye niko mbyumva, wagakwiriye kuba uyihorera ugategereza mukaza kujya ahantu mwisanzuye, umva ukamubarira inkuru neza wishimye. Hari abantu baba bazi kubara inkuru ushaka uburyo akubwira ngo ndibuze kukubwira, ukumva amatsiko yakwishe, ariko ukumva mu kanya ngenda ahantu ni ukuri numiwe. Baricaye bari mu kazi, ngo none se ngo hantu uri bugiye ngo uko numvishije ngo bya bindi biraba bihari. None nibaza iyo abireka tukisohokera akaza kuza kumubwira neza, kuko uwo yabwiraga ntabwo yamenye ibyo ari byo. Yamubwira ngo ibikize ngo bya bindi ngo ariko se ngo ndaza kukubwira. Mutubabarire, mujye murindira abantu bagende muhone kubara izo nkuru, kari agaciyemo nimundakarire. Hano rero hari game nshaka gukora, bitewe n'uko mwarabibonye mu biganiro byatambutse, ntago nari meze neza. Uyu munsi nari nagiye kwa muganga kugira ngo menye ko meze neza. Hari igihe urwara nka gripe cyangwa umutwe, ariko ugasanga harimo na malariya cyangwa n'ibindi. Noneho cyane cyane ngo ku muntu uherutse kubyara, hari ukuntu ibintu byinshi biba bitarasubira mu buryo, ugasanga hari ibindi bitameze neza. Ni byiza rero gukurikirana ubuzima bwawe mu gihe ubishoboye, kugira ngo wenda utaba wanarwara ikintu ukazabimenya byageze kure. Nyuma y'uko rero nagiye kwa muganga, inshuti zanjye
iyo game ngiye gukora mumbare munkurikire muyirebe mwumve n'ibyayo. Imana imfashe umuntu nshaka yitaba. Allô? Chérie, Oui, chérie. bite? C'est pas bien. Mbiye kwa muganga. Meze gute? Ni sawa bamfatiye amaraso ibisubizo ariko bije nta kintu kirimo. Hanze warapfuye. Oya. Eh. Ntago napfuye ndacyahumeka nta ndwara. Nyine cyagiye bwa mbere tuvugana nakubwiye ko bari bagiye kumpa ibisubizo. Mvuyemo kubifata noneho arambwira ati ko nyine wowe wamusobanuriye uko wiyumva. Amubwiye ukuntu utitira nijoro. Arambwira ariko nta kibazo nyine n'ubundi basanze nta malariya n'ama infection yo mu maraso. Ajije Ntabwo arambwira ngo wamubwiye ibibazo bya regime cyangwa ni regime uriho. oya umva kandi na regime y'umuntu wonsa sibaho. Ibaho nyine. Niyanjye kurya rimwe. Niyawe. Ubwo nyine barambwiye ngo nindeke nganyuze muri ecographe arebe mu nda nyine nimba hameze neza. Baba bacuruza chérie. Ntabwo rero nase ko atanyishyuje. Okay. Batarukwishyuza ni. Umva ye yanyujijemo rero asanga nyine kumwe iyo umuntu amaze kubyara ngo hari imyanda isigara mu nda ibyo ngibyo nta byari birimo ni amahoro ahubwo ikibazo gihari kandi gikomeye gikomeye yego nuko yasanze harimo inda guteze ngwakaye inda gutwita apana inda isanzwe. Nizere ko nyine atari kunyinisha ariko ntabwo uri kunyinisha cyangwa oya ntabwo ndi kugukinisha ariko si ubwo kuzi ukuntu ni inyindi ubwo nagukinisha nkubwira ibyo bintu koko nyine ubwo nicyo kibazo nanjye ngeze nyine uri seriyezo nyine cyangwa ni yego maze nuko ndi kumwe na wa muntu ntwaye naho ubundi umenya nari buguhamagare ndi kurira izo singi ntukajya uzizana kwiyamye kabisa nyamara nibyo kugira ahubwo bye oya bye be karabaye harankubye yewe wabona bansubije muri ghetto abandi bajya bavuga ngo babasubiza iwabo ngewe wabona bansubije muri ghetto kuko niho bankuye mana yanjye munsabire bigenda amahoro kanandike message nkubwire nawe oya ntabwo ari byo ntabwo nwite ahubwo nuko numvaga nshaka nyine kumva ukuntu yabyakira biramutse bibaye nyuma yo kwibaruka abana 3 haciyemo amezi 3 n'iminsi ngahe tariki muri 20 zingahe nzajya kukingiza urw'amezi 3 n'igice wibaze kuba uwo muntu yahita akubwira ngo aratwite n'ukuntu kugura amata biba byasajije umuntu usanga atagenda kumuhago nyine atajya nk'ahantu ngo agure wenda nk'umupira uko yari asanzwe awugura ace ku kantu kari kose ngo akagure nk'uko yabishakaga ahubwo uko agiye aho agiye hose aba agomba kugura amata nk'abantu mumbwire ni ukuri kanze sinzi ukuntu biri burangire ariko naribi nabona iki kiganiro azabona ko nari ndi kugerageza nyine kugira ngo twiganirire nta kindi kintu nta wundi mutima mubi ego kwa ndeba
umufana wa mbere mfite ni umugabo wanjye arandeba comment ku yindi wenda izishoboka za mbere aba yazibonye bitewe n'igihe ikiganiro cyagiriyeho. Iyo afite umwanya kabisa arabireba. Ariko hari ikintu nashakaga kuvugaho none ndumva nyibagiwe kubera ibintu bibaye. Ngaho ndebera ahubwo mpamagawe n'undi muntu ntashakaga nari nzi ko ari nawe. Reka njyewe mbaze abantu bose muri rusange, bibe abantu bashakanye, bibe abantu bakundana, ariko cyangwa se katubigire rusange ntibigire abo bireba abandi ntibibareba. Ubaye ukundana n'umuntu ukamukorera ikosa, singiye kuvuga ngo ikosa iri n'iri, ukamukorera ikosa nyine ukabuze uko yababaye, kandi buriya mu rukundo nta kosa rijya riba ritoya, yose akenshi riba riremereye, kuko uba ukunda umuntu uba umufuhira. Ikosa ryose ribayeho mu rukundo njye ntabwo mba mbona ko ari ritoya, kuko ribaye ejo rikisubiramo ejo bundi bishobora gutuma ureka nk'uwo muntu, kuko uba ubona ashaka kubigira ingeso cyangwa se ndari n'ingeso. Uramutse ukoreye ikosa umuntu mukundana ukabyemera ko ari ikosa, ukamusaba imbabazi, ariko mu by'ukuri iryo kosa urikora utari uzi ko wenda we riri bumubabaze cyane, ukamusaba imbabazi akakubwira ngo ndakubabariye, iryo joro mukiyunga mukavugana neza, niba ari no gutera inkuru mukazitera n'ibiki, hashira nk'iminsi mwagirana akandi kabazo ukumva ko mwagiranye ntago akitayeho cyane, ahubwo isagarura rya rindi. Wowe wakorewe iryo kosa uba watanze imbabazi ubikuye ku mutima, cyangwa uba wabikoze kubera kuvuga ngo uyu muntu sinshaka kumutakaza, mubabariye kugira ngo mugumane? Ndabasabye munsubize kuri ako kantu. Ikindi, ese birakwiriye kubabarira umuntu muri ubwo buryo? Icyo nacyo ni ikindi kibazo, ndabinginze. Ubu sinyibaza ibintu byinshi ngo bingume mu mutwe, cyangwa wenda ngo mbe mfite nk'umuntu uri hafi yanjye yibaza ibintu nyine bimubane byinshi mu mutwe. Nshimira Imana ko mbafite, mba numva naza nkababazaho nkabaganiriza nyine, namwe mukangira inama, kuko muri benshi cyane cyane pe, hari n'abandi bakiri mu nzira bakiri kuza. Iyo mugize ikintu mumbwira ku cyo nakoze, iyo harimo amakosa menya uburyo nyakosora, iyo ari n'inama menya uburyo mbigenza. Ikindi kintu mw'abantu, ndishimye cyane muri njyewe, namenye abantu benshi b'ababyeyi. Mana we, noneho hari umumama wampamagaye mu gitondo, we yambwiye harya ko atuye i Gisenyi, yabyaye abana nawe 3, ngo yari amaze kureba ikiganiro nakoranye n'undi mubyeyi nawe wabyaye abana 3, abe ni bakuru bafite imyaka 5. Ni ukuri yanganirije ambwira utuntu twinshi, numva ni twiza, numva hari nk'ibintu bishobora nko kuba byancanga nkamuhamagara. Ni umugisha kubagira, ndabishimira Imana cyane. Abantu nabyemera nzamuzana, nuko yambwiye ngo nagakunda ngo ibintu ngo bya kamera. Hari umuntu warumbajije ngo nzamuzane, ariko simbizi, nabikunda nzabikora. Ikindi, n'undi uwo ari we wese wakuba yifuza kutuganiriza, niba waba utarabyaye abana 3, hari abantu benshi banyandikiye barambwira ngo nzakomeze gutumira abantu bagiye babyara impanga, zibe iza 2, bibe umwana umwe, bibe 3, mwese muhawe ikaze, mujye muza tuganire twungurane ibitekerezo. Ngo televiziyo y'abamama n'abapapa bose, hari n'igihe ushobora gusanga umupapa ari we wenda ushaka no kuza kutuganiriza, byose birashoboka. Ndabashimira rero cyane cyane byimazeyo abantu munkurikira, munyandikira, haba kuri Instagram, kuri namba yanjye. Hari n'abantu ngo banyandikira bakeka ko atari njyewe. Umva, nimero ni iyanjye, nta n'iyindi ngira, ni iriya yonyine.
pe nta yindi ngira. Ushobora kunyandikira nkasubiza bimwe mu kanya nkaba ndasimbutse gutyo, ariko ni iyanjye ujye unyandikira wizeye ko ari njyewe. Imana ibamere umugisha, ndabashimira buri munsi mujye mukomeza munshyigikire, dushyigikirane. Imana ibarinde.